Imana yarambwiye ngo zabwire abantu aho baherereye hirya no hino ku mpande enye uko zigize isi. Imana yarambwiye ngo nzababwire ngo ikumbuye abantu. Kubw'urwo rukumbuzi nkumbuye abantu banjye niremeye, ngiye kugeza ibirenge ku isi. Imana igiye kugeza ibirenge ku isi. Imana igiye gukora ubutembere. Papa, tegura, Imana igiye gukora ubutembere. Ibiganza byawe byiteguye gusuhuzanya n'Imana. Irambwira ngo byitegure ntibyitegure, Imana izagusuhuza. Senga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha. Nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Gusenga ni byiza, ningabi tukingira. Gusenga bikingura ijuru, tujye dusenga tugera ikirenge mu cya Yesu. Reka ngusuhuze inshuti ya Gusenga everyday, nizere ko mumeze neza mu bisanzwe. Muri kumwe nanjye Mana Kiza Edouard, abari mu Rwanda shalom shalom, abari mu Burundi shalom shalom, abari muri Kenya shalom shalom, abari muri Uganda shalom, abari muri Mozambique, Malawi, abari muri Afrika y'Epfo, abari muri Afrika mwese mumva Ikirundi n'Ikinyarwanda n'Ikinyamurenge n'Ikinyabushi shalom shalom. Turakunda ni Gusenga everyday, ni gusenga buri munsi. Abari ku mugabane wa Burayi shalom, abari ku mugabane wa Asia shalom, abari muri Amerika cyane cyane inshuti zacu ziri muri Canada tubabwire ngo shalom. Turakunda mu inshuti zacu, Imana ibahe umugisha. Abari ku mugabane wa Asia, abari ku mugabane wa Oceania shalom shalom. Nkuko muri kamera za Gusenga turi kumwe n'umukozi w'Imana yitwa Joel Umuhanuzi, kandi akaba ari n'umuhanzi. Uraho Joel? Muraho neza, muri amahoro. Amakuru yawe? Turi gushima Imana muri byose. Imana iguhe umugisha cyane. Amen. Watangira usenga Imana unabasuhuza. Amen. Nkuko bisanzwe kubambonye ari ubwa mbere, nitwa Mugisha Joel, ndo mugabo ndubatse, mfite umugore n'abana batatu ariko mbyara kabiri, byumvikane ko ndi papa w'impanga. Kavukire ni Rusizi ariko ndi kubarizwa Gasabo. Idini ni ADPR, paruwasi n'Ikinya. Ntabwo ari idini, ni itorero. No kuryeza. Ni itorero ADPR. Itorero subisubire gute itorero ni ADPR? Murakoze cyane. Reka tuvuge ngo itorero ni ADPR, paruwasi n'Ikinya, itorero ni Kami. Imana iduhana umugisha. Ndumuvuga butumwa nkaba ndi n'umuhanzi uhanga indirimbo ziramya zinahimbaza Imana. Ndi umukristo, icyakora nyasoza avuga ngo Imana izabimfasha. Uwiteka aduhana umugisha. Watangira usenga Imana. Noneho dukomeze tubaganirize cyangwa se tubagezeho icyo Imana badutumyeho. Mwami Yesu, Imana ikomeye, Imana ikiranuka, Imana iri hejuru y'amajuru, Imana yabayeho byose bitarabaho, Imana yahanitse ikirere idendeza inyanja, Imana yategetse biguruka nta moteri bifite. Haleluya! Imana yo kwizerwa no kwiringirwa, Imana y'ubutware. Ni wowe turaritse kugira ngo uyu mwanya ntaba ari twe, habe wowe. Ntituvuge twivugishije, tuvugishwe nawe. Ntidukore Kristo twikoresheje, dukoreshwe nawe. Ineza n'urukundo by'Imana birushaho kugaragara. Urakoze kumvisha gusenga no kwinginga, ukarukiye kuganza no gutegeka. Haleluya! Tubisabye twizeye izina rya Kristo Yesu. Amen. Imana ishimwe. Amen. Kazi turakwakiriye. Reka turirimbe indirimbo ibitero bibiri, indirimbo nimero 272, indirimbo ivuga ngo umwamageze kw'irembo wabambwe ku musaraba, yaje kudukoranya be tubane mu ijuru. Kw'irembo, 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 bari kw'irembo, nuko araje, Yesu araje, kandi ageze kw'irembo. Ibyerekana kuza kwe, birihuta kuboneka, agiye kutugarira kuba kwiteka. Kw'irembo, 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 bari kw'irembo, nuko araje,
araje, Yesu araje, kandi ageze ku irembo. Bene data, uyu muririmbyi aravuze ngo umwami ageze ku irembo, kandi uwo mwami yabambwe ku musaraba. Inyitso iravuze ngo aje kudukoranya be ngo tubane mu ijuru. Iki gitero cya kabiri kiravuze ngo ibintu byerekana kuza kwa Yesu birihuta kuboneka, agiye kutugabira kubaho iteka, nimuvuge Imana idutabara aho muherereye. Epfo aravuga ngo ntabwo hazabura intambara n'urupfu ntiruzahora keretse Yesu atsembyeho. Urupfu ni iki? Urupfu ni ibyaha. Iki gitero gisoje kiravuze ngo maze mu isi yagizwe nshya tuzahaba dusugire, kudapfa ko akwiye gupfa tutakibabara. Imana idufashe. Ndagira ngo mbabwire ngo ibyerekana kuza kwa Yesu biri kwihuta kuboneka kweri, kandi agiye kutugabira kubaho iteka. Bishatse kuvuga ngo igihe urimo cye kugutera ubwoba, urasabwa kwitegura kugaruka kwa Kristo Yesu. Umwami Yesu Kristo adufashe kandi atugire neza. Iki gitero cyavuze ngo umwami ageze ku irembo, ni ukuvuga ngo tukimara kumva iki gitero cyangwa ino ndirimbo, urasabwa kwitegura, kubera kuko umwami we ageze ku irembo. Uyu mwanya ageze ku irembo ry'umutima wawe, ageze ku irembo ry'umutima wawe kugira ngo akugezeho mesaje cyangwa se akugezeho amakuru yaguteguriye. Biragusaba rero gufungura irembo ry'umutima wawe kugira ngo wumve icyo umwami Yesu Kristo. Ndari ngubwiye ngo biragusaba kwitegura, kubera kuko kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo kurenda gusohora. Uyu muririmbyi aravuze ngo ibyerekana kuza kwa Yesu birihuta kuboneka, agiye kutugabira kubaho iteka. Ndagira ngo mbabwire ngo byakwanga byakunda, iby'Imana yavuze izagira ute? Izabisohoza. Abantu bamaze iminsi batubwira ngo igihe mwavugiye ngo Imana izaza, ngo izaza ryari? Reka nkubwire mama, uyu munsi yaza. Reka nkubwire papa, uyu munsi yaza. Reka nkubwire murumuna wanjye, uyu munsi Yesu yaza. Reka nkubwire mushiki wanjye, uyu munsi Yesu yaza. Uyu muririmbyi yaravuze ngo ibyerekana kuza kwa Yesu birihuta kuboneka, agiye kutugabira kubaho iteka. Reka nkubaze, ko Yesu Kristo yitegura kuza, umwiteguye ute? Mama, ko Yesu yitegura kuza, umwiteguye ute? Papa, ko Yesu yitegura kuza, umwiteguye ute? Ndagira ngo mbabwire ngo Imana yarambwiye ngo nzabwire abantu ngo Imana ikumbuye abantu. Imana yarambwiye ngo nzabwire abantu aho baherereye hirya no hino ku mpande enye uko zigize isi. Imana yarambwiye ngo nzababwire ngo ikumbuye abantu. Irangije irambwira ngo uzabambwirire ngo kubw'urwo rukumbuzi Imana ikumbuye abantu aho baherereye, baba bari mu Rwanda, baba bari muri Amerika, baba bari muri Canada, baba bari muri Kenya, baba bari mu Burayi, aho muherereye hose Imana yarambwiye ngo nzababwire ngo irabakumbuye. Nimuvuge ngo Imana idufashe mu izina rya Yesu. Irangije irambwira ngo uzabambwirire ngo kubw'urwo rukumbuzi nkumbuye abantu banjye, niremeye ngiye kugeza ibirenge ku isi. Imana igiye kugeza ibirenge ku isi. Irangije irambwira ngo nimara kugeza ibirenge ku isi, izabanza ikore icyitwa tembere. Imana igiye gukora ubutembere. Papa, tegura, Imana igiye gukora ubutembere. Irangije irambwira ngo imaze gukora ubutembere, imaze gutembera ku isi, ibirenge byayo bishize urukumbuzi, irangije irambwira ngo izakora icyitwa gukomanga urugo rwa buri wese. Iyo message urayumvisha? Irambwira ngo imaze gutembera ku isi, ibirenge byayo bimaze gushira urukumbuzi, irangije irambwira ngo izakora icyitwa gukomanga urugo rwa buri wese aho aherereye hirya no hino ku mpande enye uko zigize isi. Abari mu Rwanda izabakomanga, abari muri Kenya izabakomangira, abari muri Uganda izabakomangira, abari muri Kongo, aho muherereye mu Burayi, muri Afrika, Imana igiye gukomanga urugo rwa buri wese. Irangije irambwira ngo imaze gukomanga urugo rwa buri wese, umugore n'umugabo bazaba bari muri urwo rugo, bazakora icyitwa guha Imana karibu. Reka nkubwire, Imana uzayiha karibu.
irangije irambwira ngo nimara umugore n'umugabo nibamara kuya karibu bazakorana icyitwa ikiganiro. Reka nkubwire mama, birashoboka ko utajya ukorana ikiganiro n'umugabo mwashakanye. Papa, birashoboka ko umudamu wawe atajya guha umwanya ngo mubashe kuganira. Babana, birashoboka ko ababyeyi batabaha umwanya ngo mubashe kuganira. Imana irangije irambwira ngo uwo munsi umugore n'umugabo bazagirana ikiganiro n'Imana. Kabone nubwo umugabo yaba aticarana n'umugore muri saro, kabone nubwo umugore yaba aticarana n'umugabo hehe muri saro. Irangije irambwira ngo uwo munsi umugore n'umugabo nibwo bazagirana ubusabane, kuko Imana izaba igiye kuganira hagati y'umugore n'iki n'umugabo. Irangije irambwira ngo bamaze kugirana ikiganiro izabwira umugabo ahaguruke. Imana nirangiza ihobere umugabo, nirangiza ihobere n'umugore. Imaze guhobera umugore n'umugabo bazakora icyitwa guhana ibiganza. Reka nkubwire, ugiye guhana n'Imana ibiganza. Birashoboka ko bakubwiye ngo Imana izaza ntubyemere. Imana irangije irambwira ngo igiye gusuhuza buri wese, igiye gusuhuza ukomeye, igiye gusuhuza uworoheje. Uri mu Rwanda iramusuhuza, n'uri hanze y'u Rwanda izamusuhuza, kubera ko Imana igiye gusuhuza abantu aho baherereye hirya no hino ku isi. Nimuvuge Imana idutabare. Imana irangije irambwira ngo buri wese amaze guhana ibiganza n'Imana, Imana irambwira ngo imbere ya buri wese uzabahanye ibiganza n'Imana hazaza icyitwa kamera cyangwa mudasobwa izaba yansemo imigendere n'imirimo wakoze kuva wagera ku isi. Reka nkubwire, ukimara gusuhuzanya n'Imana, uko witwaye ukimara kugera ku isi, imirimo yawe n'ibikorwa byawe bizahita bigira ute bigaragara. Imana irangije irambwira ngo kabone nubwo utabuzi gusoma, uwo munsi uzasoma. Kabone nubwo utazi inyuguti, uwo munsi uzazimenya. Kabone nubwo utabuzi Icyongereza, ururimi ruzaba rwanditse izo nyuguti zisuhuzanya yawe n'Imana n'ibyo wakoze nibyo bizaza mu maso yawe. Imana irangije irambwira ngo mbwire Abanyarwanda, mbwire abari hanze y'u Rwanda, mbwire abakomeye, mbwire aboroheje, mbwire umuntu wese aho aherereye. Waba uri muri Canada, Imana yarambwiye ngo izagusuhuza. Waba uri muri Amerika, Imana yarambwiye ngo izagusuhuza. Irangije irambwira ngo nzakubaze ngo ibiganza byawe byiteguye gusuhuzanya n'Imana. Irambwira ngo byitegure ntibyitegure, Imana izagusuhuza. Muvuge Imana idufashe. Ndagira ngo nkubwire ngo byakwanga byakunda, Imana irangije irambwira ngo mu biganza byawe, mu guhana ibiganza kwawe n'Imana niho bizasobanukira. Imana nibwo izamenya uwo uriwe, nawe nibwo uzagira ute uzimenya. Irangije irambwira ngo bamaze gusuhuzanya n'Imana, ni ukuvuga ngo buri wese azisomera. Irangije irambwira ngo imyitwarire yawe izagira ute izasobanukira mu guhana ibiganza n'Imana. Uwiteka adufashe kandi atugirire neza. Imana irangije irambwira ngo imaze gusuhuza umugore n'umugabo izakomanga nanone icyumba kizaba kiri muri iyo nzu. Abana bose bazaba bari muri iyo nzu uwo munsi bazasuhuzanya n'Imana. Abana bazaba bari muri iyo nzu uwo munsi bazasuhuzanya n'Imana. Nibamara gusuhuzanya n'Imana, n'imbere y'abana hazaza kamera. Imbere y'abana hazaza kamera. Reka nkubwire, imirimo yawe ukora hano muri iyi si nimumara gusuhuzanya n'Imana uwo munsi bizasobanuka. Imana irangije irambwira ngo zababwire ngo buri wese agomba kwitegura, buri wese yitegura Imana, kubera kuko Imana igiye kuza gusuhuza buri wese. Irangije irambwira ngo ushobora kubabwira kwitegura, bagafata amazu yabo bakagira neza, abandi bakitukuza, abandi bakihindura, abandi bakigira uko bishakiye ngo bari kwitegura Imana. Irangije irambwira ngo imyiteguro Imana ibahaye ni imyiteguro yo kwitegurira mu mutima. Mwirinde cyane igisa nacyo, kandi waba warakoze ibyangwa n'amaso y'Uwiteka urasabwa guhindukira ukezwa ku gato no ku kanini. Imana idufashe kandi Imana yacu itugirire neza. Iyo message niyo nari mpawe kugira ngo nyibagezeho. Imana itugirire neza. Nanone marayika w'Uwiteka arangendereye, mbona marayika w'Uwiteka amfashe ukuboko arambwira ngo haguruke ngutume ku Banyarwanda no ku banyetorero. Ndamaze ngo urashaka kuntuma iki ku Banyarwanda no ku banyetorero no ku bantu baturisi hirya no hino. Marayika w'Uwiteka amfata ukuboko
mbona turagiye tugera ahantu nabonaga hari inyanja nini cyane, inyanja itaregeze kubaho. Ngiye kubona mbona muri ya nyanja havundurutsemo indege nini. Arangije arambwira ngo itegereze ubutumwa ugiye kugeza ku bantu baturi isi hirya no hino. Arangije ngiye kubona mbona ya ndege ifashe ikirere, ifatira ikirere hejuru y'inyanja. Imaze gufatira ikirere hejuru y'inyanja, mbona indege iragiye, indege iragenda. Nabonaga iri kugenda itabagabo hejuru y'inyanja. Ndangije ngiye kubona mbona ya ndege aho yahereye, nagiye kubona mbona iragaragara nk'igisiga. Ngiye kubona mbona babagabo yataga, mbona bari nk'ubushishi mu nyanja. Ndangije ndamubaza ngo ko nagiye kubona mbona uri guta aba indege ifashe ikirere hejuru y'inyanja. Ngiye kubona mbona iri gutama abagabo. Iyi ndege ishatse kuvuga iki? Isobanuye iki? Arangije arambwira ngo itegereze. Tegereje mbona mu biganza bya buri mugabo harimo ijerekani n'akantu kari nk'umweyo, ndetse harimo n'umukubuzo. Imana idufashe kandi tugire neza. Arangije arambwira ngo itegereze iby'iriya ndege n'abariya bagabo. Ndangije mubaza iby'iyo ndege, maze kumubaza iby'iyo ndege mubaza n'iby'aba bagabo. Arangije arambwira ngo Satani afite umugambi wo gutwika amafi ari muri iyo nyanja, yarangiza agasigaza amafi makeya. Ngiye kubona mbona nk'uko nabibwiwe, mbona ba bagabo bakongereje umuriro icyarimwe. Bamaze kuwukongeza, ngiye kubona mbona bawunyanyagije hejuru y'inyanja. Bamaze kuwunyanyagiza hejuru y'inyanja, ngiye kubona nk'uko nabibwiwe, mbona amafi menshi yandagaye hejuru y'inyanja. Kandi mbona ayo mafi yagize ute? Yapfuye. Imana idufashe. Maze kubona ayo mafi uko nabibwiwe, nagiye kubona mbona noneho wa muriro urambutse. Umaze kwambuka, mbona amafi ari hagati y'imisozi ine. Ngiye kubona mbona ayo mafi nanone wa muriro mbona utwitse ya mafi yari imusozi. Arangije arambwira ngo kebuka uhindukishe amaso. Nyahindukije ngiye kubona mbona ya mazi abaye urubogobogo. Amaze kuba urubogobogo, arambwira ngo itegereze mu nyanja. Nitegereje mu nyanja, mbona harimo udufi duto, kandi nabonaga nta gafi kegeranye n'akandi. Agafi kamwe kari nk'icyangugu, akandi gafi kari nk'ikirehe, akandi gafi kari Nyabugogo, akandi kari Musanze. Nabonaga utwo dufi twari dutagaranye. Ndangije ndamubaza ngo biriya bishatse kuvuga iki? Bisobanuye iki? Arangije arambwira ngo igihe kirageze kandi kirasohoye. Utu dufi ni udufi Imana yazigamye muri iriya nyanja. Kandi irambwira ngo utu dufi nubwo nta rukundo dufitanye, igihe cyo gukundana kudufi kirageze. Utu dufi nubwo nta rukundo, utu dufi nubwo tudahuza, utu dufi nubwo tugambanirana, utu dufi nubwo dufite amacakubiri, irangije irambwira ngo igihe cyo gukundana k'utu dufi kirageze. Imana irangije irambwira ngo genda umbwirire Abanyarwanda, abaturiye isi hirya no hino, abari muri Amerika, abari muri Canada, abari mu Bubiligi, abari muri Afurika y'Epfo, abari muri Suwede, aho muherereye ku migabane ine uko igisisi. Irangije irambwira ngo zababwire ngo buri wese nasengera agafi kiwe. Yarambwiye ngo zababwire ngo buri wese nasengere agafi kiwe, kubera kuko uyu muriro ugiye gukongeza, kandi uzakongerezwa hehe? Mu nyanja. Imana idufashe kandi Imana itugire neza. Saje nari mbazaniye umwanya ngira ngo nyibagezeho niyo ngiyo. Yesu Kristo aduhane umugisha. Reka dusome ijambo ry'Imana maheri ishyigikiye ubu butumwa. Yesaya 24. Reka dusome iri jambo riri muri Yesaya 24 murongo wa mbere kugera kuri 6. Barifite umutwe uvuga ngo ibyago bizaza ku isi. Ndavuze ngo ndora Uwiteka arahindura isi umwirare, arayibiraza, arayubika, aratatanya abaturage bayo. Ibizaba kuri rubanda bizaba no kuri shebuja, ibizaba ku muja bizaba no kuri nyirabuja, ibizaba ku muguzi bizaba no ku
umutunzi, ibizaba kuguriza bizaba no kuguriza inyungu, ibizaba kuwishura bizaba kuwishura, isi izanyagwa ihinduke umwirare rwose, kuko Uwiteka ari uvuze iryo jambo. Igihugu kirarira kandi kibaye umuhonge, isi icitse intege ibaye umuhonge, abanyacyubahiro b'isi bacitse intege, kandi isi ihumanyijwe n'abaturage bayo, kuko bishe amategeko bagahindura ibyategetswe, bakica isezerano ridakuka. Cyo gitumye umuvumo utsemba isi, n'abayibamo bagatsirwa n'urubanza. Cyo gitumye abaturage b'isi batwikwa, hagasigara bake. Imana idufashe kandi Imana yacu itugire neza. Message narimaye kubagezaho niyo ngiyo. Yesu aduhana umugisha. Shalom shalom. Murakoze cyane. Reka tugushimire tukubwire ngo Imana iguhe umugisha. Reka dushimire umuntu yabanye natwe muri kiganiro, tukubwire ngo Imana iguhe umugisha, Imana iguhire, Imana ikwagure. Reka dushimire umuntu ufata ibiganiro byacu akabisharinga canke akabiparitaja, tukubwire ngo nawe Imana iguhe. Reka dushimire umuntu uza dusengera, reka dushimire umuntu ufata ibiganiro byacu akabihereza inshuti iwe. Imana iguhe umugisha. Mukozi w'Imana, wasoza unasenga Imana unatanga na nimero zawe. Murakoze cyane. Nimero ni 078 58 55 179 078 58 55 179. Mwami Yesu, Imana ikomeye, Imana ikiranuka muri byose, Imana iri hejuru y'amajuru, Imana yabayeho byose bitarabaho. Turagushimiye Uwiteka nyagora ku ngoma, ko wemeye ko tugeza ku bwoko bwawe ijambo ryawe ndetse n'ubutumwa badutumyeho. Dusabiye umuntu wese imbabazi n'imbaraga, dusabiye umuntu wese kurushaho kugira imyiteguro yo kwitegura Kristo Yesu ko yenda kugaruka. Mbaraga zawe zigaragare kandi umuco wawe ugaragare. Tumwe nyagora ku ngoma, tubashe guhindura bose aho baherereye. Urakoze kumvisha gusenga no kwinginga, dusabwe twizeye izina rya Kristo Yesu. Amen 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 amen. Ikiganiro nawe utaha. Shalom 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 shalom. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.